Ni igihinga. Aho rero ko ni igihinga ni turimo turagihuye kuri saa 9 umuhungu wanyu tayari Rayon Sport ugiye kwa ariko birahera mu kagihuye amakuru avuye nakanda mwise umwami w'abanyamakuru ba siporo sinaba mbeshye. Umunyamakuru umwe yavuze ko umugabo w'itangazamakuru kwinjiramo bisa nko gutunga inkota ifite ubugi ku mpande zombi. Niba unyumva neza, uruhande rumwe ni urwuvuga mu nkuru, urundi ruhande ni urwuvuga inkuru. Bivuze ko bose inkuru yabagiraho ingaruka. Ngushe ku ijambo kuba umunyamakuru imyaka ingana gutya nta cyashara asiga izina rye byonyine ni nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Prava bacire ku mayange uyu tugiye kuvugaho byinshi biratungura benshi. Ubundi ni muntu ki? Ni umunyamakuru ndetse icyarimwe ni inkingi imwe kandi ikomeye cyane mu zubatse inzu yitwa itangazamakuru rya sport. Ngusabye guca ku mayange wicira ikibungo, reka nguhe ikaze ubavire muzi n'umuzingo bamara amatsiko bamaranye iminsi kubyerekeye umugabo. Prava ikaze mu kiganiro. Afite amateka maremare gusumba ikaramu z'abanditsi yewe n'iminwa yacu nk'abanyamakuru. Kuva kera gihangahanga u Rwanda karaga ingoma karinga y'ingabe yaganje izindi gasigara yihariyeho zahoze zose. Kuva kera ku bugami n'abacakara kugeza no mu kiragano cya nyuma ukunze kwita Gen Z, ni bake bafite ibigwi nk'ibyo. Hari ugeze kumva mwise tubuzemo umwe nitwarya maze aratungurwa, gusa n'ubundi sinari ngiye kuri twarya ariko n'ubundi twarya ibidahiye. Niba usanzwe ukurikiranira hafi bijyanye n'imikino kuko baza niba usanzwe uzi uyu muntu byaba bisa nko kwigiza nkana, yego birashoboka ko isura yo ishobora kuba nshya mu maso yawe, ariko irijwi ryo ndamya nashidikanya ko ridashobora kuba rishya mu matwi yawe. Yitwa Axel Rugangura, umunyamakuru w'umuhanga cyane mu kogeza umupira w'amaguru yaba imikino yo mu Rwanda niyo ku rwego mpuzamahanga. Nanone kandi twongeye kwicara mu ruganda rw'ibyegeranyo maze twegura igitabo cyanditsemo inkuru y'ubuzima bwa Axel Rugangura, turagisoma hanyuma tugutegura icyegeranyo gicukumbuye kibanda ku mateka ye kuva kivuka kugeza n'uyu munsi, aho twese tumuzi nk'umunyamakuru wa Radio Rwanda. Ubu bwami bugari bwacu bwarushaho kwaguka kubigize mu ruhare binyuze mu gukanda subscribe kuri uyu muyoboro, kandi uramutse ukunze iyi video wanakanda like. Nge ndi Prava, ni Prava TV, ngwaye ikaze. Amazina ye nyakuri nk'ibisanzwe ni Axel Rugangura. Uyu yavukiye mu gihugu cy'u Burundi ahazwi nko mu Ngagara, ni ku itariki ya 30 Gicurasi mu mwaka wa 1988, ariko akurira mu Rwanda ahazwi nka Sonatube hari mu karere ka Kicukiro, kuko mu mwaka wa 1993 icyo gihe yari afite imyaka 5 nibwo baje mu Rwanda kubw'impamvu z'ibiraka bijyanye no kwetera amashanyarazi papa we yari ari gukorera mu Rwanda, na cyane kari nawe wanestaye mize y'Ibutare akorana n'Abadage. Axel avuka mu muryango w'abana babiri b'abahungu, we na mukuru we witwa Chir. Axel ubwo yabazwaga impamvu avuka mu muryango w'abana bake, asubiza ko impamvu ishobora kuba yarabaye iyo kuvukira mu buhunzi, ariko kandi na papa we agapfa akiri muto cyane. Mu mwaka wa 1994 bamaze umwaka umwe mu Rwanda nibwo papa we yapfuye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 n'ubundi. Hisa kimara gupfa rero ntibongeye gusubira mu Burundi, bahagumye mu Rwanda basigara barerwa na nyina gusa. Amashuri abanza Axel yayize ku ishuri rya Apaper, icyiciro rusange cyayisumbuye hakika kuri Institut Provincial de Mukarange, hava komereza muri lycée de Kicukiro ari naho yanarangirije yisumbuye. Hagisoza yisumbuye muri 2010 yakomereje muri kaminuza nkuru y'u Rwanda Butare, aho yize itangazamakuru n'itumanaho School of Journalism and Communication. Ariko bigeze muri 2012 bavanwe i Butare bakomereza muri KIST i Kigali, kuko ariho hari ibitangazamakuru byinshi byagombaga kubafasha mu kwimenyereza umwuga mu buryo kagutse kandi bisanzuye. Axel avuga ko nta nzu zo kumunyamakuru yakuranye ahubwo byaje nyuma, uretse bya bindi byo kwiyaminiya by'abana bo mu mijyi. Avuga ko yakundaga kureba imikino cyane cyane shampiyona z'Abataliyani n'Abafaransa kuko arizo zari zikomeye cyane icyo gihe, kuko kandi ngo Abongereza bo batari bagateye imbere mu mupira. Axel yakundaga no gusoma ibinyamakuru by'imikino nk'icyitwa Onze Mondial cy'Abafaransa n'ibindi byagarukaga ku mateka y'abakinnyi n'ibijyanye n'imikino. Axel avuga ko inzozi yakuranye zari zo kuzaba umusirikare, na cyane ko yanabyirutse muri quartier bamwita Mukotanyi bakarihina bakamwita Mukota. Iryo zina yaritwaraga bitewe n'uburyo yakundaga inkotanyi, kandi none bitewe nuko zakuye u Rwanda hakomeye cyane. Yanakundaga kandi kuganira n'abasirikare akamenya ibijyanye n'igisirikare nk'amoko y'imbunda n'ibindi, ndetse kandi nakunda no kwirebera filime za gisirikare zo mu ishyamba, bituma agambira kuza umusirikare. Ariko nyuma izo nzozi zaje kuba umuyonga yigira mu itangazamakuru. Axel Rugangura yatangiye urugendo rwe rw'itangazamakuru yimenyereza mu mwuga kuri radio yitwaga Igitwaza, yamenyekanye cyane nka Antitique hari mu gisata cy'imikino.
yavuye kandi kuri Authentique Radio yerekeza kuri Contact FM nabwo yimenyereza umwuga. Icyo gihe hari mu mwaka wa 2012 yiga mu mwaka wa kabiri wa kaminuza. Icyo gihe yisanze kuri Contact FM mu buryo butunguranye. Ubuti byagenze bite? Hari ahantu habaga kabari kitwaga kwa John. Icyo gihe aho hantu abantu bazaga kuhareba umupira ari benshi cyane. Aho rero naho Axel yakundaga kurebera umupira. Mu bazaga kuharebera umupira harimo n'umunyamakuru akoraga kuri Contact FM witwaga Thierry Tigos. Yakumva uburyo Axel sesengura umupira muri ako kabara navuga n'ibya kera byose yasomaga mu binyamakuru. Ubwo Tigos atangazwa n'Imana ikomeye cyane yabonaga muri Axel, niko kumusaba ko yamujyana kuri Contact FM bakajya bakorana mu biganiro by'imikino, ariko n'ubundi ari ukwimenyereza umwuga. Axel yarabyemeye yisanga kuri Contact FM atyo asanga n'abandi banyamakuru b'imikino barimo Bruno Taifa ndetse na Mariam Kabendera. Uyu ni murumuna wa Tijak Kabendera n'uwa Tigos n'ubundi. Ariko kuri Contact FM Axel ntiyari mu gisata cy'imikino gusa, ahubwo yanasomaga amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Axel Rugangura yaje gukomereza imenyezwa mwuga kuri KFM, ahasanga uwitwa Ligo Garoth nawe usigaye ukorera kuri RBA y'ubu ngubu, ndetse n'uwitwa Parfait Igene Rugaba nabwo bakoraga mu gisata cy'imikino. Nyuma yo kuhamara igihe kinini akora imenyerezwa mwuga, KFM yamusabye ko yayibera umukozi. Ibyo bihumana nuko yari yaradepoje kuri Flash ariko bataramusubiza. Akiri mu ruhirahiro yibaza ati ese nemera KFM? Flash FM yahise musubiza, ahita yerekeza kuri Flash gusimbura Rutamu wari werekeje kuri Radio Rwanda. Kuri Flash Axel yahasanze abanyamakuru b'imikino barimo Rugimbana ndetse na Jado Max, Aimable bakundaga kwita Sise n'abandi. Akigera kuri Flash rero yahise agira igikundiro kidasanzwe cyane. Noneho bigeze mu kogeza imipira y'Iburayi bindi izina Axel ibyibuha gutyo. Axel kandi yanakoraga mu kiganiro cy'imikino cyitwa Evening Drive, nacyo cyari gikunzwe cyane. Nyuma y'imyaka 3 n'igice akora kuri Flash FM, mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka wa 2016 yerekeje kuri Radio Rwanda, nabwo asimbiye Rutamu wari werekeje ku Isango. Asiga icyuho kuri Radio Rwanda. Ibyo bituma abayobozi ba Radio Rwanda batangira kuraranganya amaso mu banyamakuru b'imikino. Mu bari icyo gihe bashaka kwasimbura Rutamu, basanga Axel Rugangura birimo neza. Axel yagize ati nagiye kubona mbona telefone iramamagaye, nitabye numva n'umuyobozi wa Radio Rwanda Arthur Havugimana. Atese ko ngushaka ngo tumene habiye hama gahunda njya kumureba ku kazi, ati dufite umwanya hano uri ku rutonde rw'abanyamakuru twifuje. Axel n'abandi bari ku rutonde bakoze ibizamini birangira ari we uhiswemo, hanyuma baramubwira bati ngwino mu kazi dutangire. Mu gisata cy'imikino yari yerekejemo yasanzemo Patrick Habarugira asa n'uharura Jean Claude ukwizigira kuko basa n'abahagereye mu gihe kimwe, maze batsumura mu gisata cy'imikino kuri Radio Rwanda. Ku kijyanye n'ubuzima bw'urukundo, Axel Rugangura ni ingaragu ariko afite umwana w'umukobwa hari mu kigero cy'imyaka 8, yari nawe yise Rugangura Isaro Dolo Ahmela. Mu kiganiro Axel Rugangura yagiranye na Yago TV Show yabajijwe uko mama we yakiriye kubyara kwe. Axel avuga ko yabyakiriye neza kuko yari yiteguye kubona umwuzukuru, na cyane kajya akunda kumupostinga kuri WhatsApp. Yabajijwe kandi niba mama we atajya mubonja akantu ko kutarongora kwe, ati ntabwo byabura, hari n'igihe abadashaka kubikubwiraho cyane maze agaca mu ba anti bawe bakakubwira bati ase ko wowe byagaragaye ko hari n'urubuto ufite tukaba twararwakiriye tukagushyigikira, ikibazo kiri ariko nanjye nkabasubiza ko mba nkibitekerezaho. Ati nuko haba hari ibintu umuntu abagipanga naho ubundi ho birabura gatoya ariko biri bugufi. Axel yigeze kugwa mu rukundo n'ikizungerezi cy'umudiaspora Jojo Asley. Habazwa niba koko ari byo, ngo gusubiza yashubije ko byigeze kuba ariko biza kuba ngombwa yuko badakomezanya kuko umukobwa yumvaga amabwire. Axel kandi yabajijwe impamvu imishinga ijyanye no kurushinga atayerekereje kuri mama w'umwana babyaranye. Mu gusubiza yavuze ko abantu kuba bafite imyumvire imeze gutyo bitandukanye n'ibyihari. Ati kubyarana n'umuntu ni kimwe ndetse no kubana nawe ni ikindi. Avuga ko atafashe umwanzuro wo kutabana nawe burundu, ahubwo ngo ategereze igihe. Tumwe mu tuntu tudasanzwe wamenya kuri Rugangura Axel nuko afite n'indi mpano mu mukino njyarugamba, afite ubukandara w'ubururu muri karate. Axel kandi afana AC Milan yo mu Butaliyani na Kiyovu Sport hano mu Rwanda. Ntinancoreje ikiganiro cy'uyu munsi, ntibagire ukanda subscribe ndetse nakongera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Yarukira muri comments ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa unyunganize. Nkwibutsa kandi ko nyirizina n'ingiye munyamugu udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka ngasugongera ku muco n'intore idacogora umuhamya be n'imigambi.
ndi nyina amatwi yumva byose, ndi nyina inyeso usanga hose, ndi nkubita ushandika zitanyeganyega, ndi umugani w'amagambo, ndi indirimbo y'isoko n'amasunzu, ndi umunyagiso nk'inyange, abanyamutima w'ingabo za Kirima, ndi intore itarambirwa, ndi indangamirwa utarunduka, ndi isoko itagabanuka, ndavuga ngo vukuriye, ndi Plava, iyi ni Plava TV, dore buri zitaha.